Iyi ni inkuru ibabaje cyane itugezeho muri aya masaha y'umugoroba, aho abanyeshuri bagera kuri 20 bose bapfuye bazize impanuka ikomeye cyane ibereye mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Ni impanuka navuga ko iteye ubwoba ndetse yashenguye imitima y'abantu benshi cyane. Ababashije kugeraho impanuka yabereye mu by'ukuri barize guhozwa biranga. Ni mu gihugu cya Uganda habaye impanuka ikomeye yahitanye abanyeshuri bagera kuri 20 ndetse n'umuntu mukuru umwe, nyuma y'uko bisi barimo iva mu rugendo shuri yakoze impanuka mu karere ka Kapuchorwa mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Niho iyi mpanuka yabereye. Ni impanuka mu by'ukuri iteye ubwoba ku buryo bukomeye cyane. Abanyeshuri rero bari bagiye mu rugendo shuri, murabizi ko hari igihe kijya kigera ibigo bikafata abanyeshuri runaka cyangwa se rigafata classe runaka rikabohereza kujya gutemberera ahantu hagiye hatandukanye. Rero ni nako muri iki kigo byari bimeze. Abanyeshuri bari bagiye mu rugendo shuri, ariko kugera mu rugo ntibikunze cyangwa se gusubira mu kigo, kubera ko abagera kuri 20 bose basize ubuzima. Uko polisi ya Uganda yabitangaje, iyi mpanuka yabaye ku mugoroba wo kuwa 4 ubwo iyo bisi yari itwaye abanyeshuri bo muri iryo shuri rya King David Junior School riherereye mu karere ka Makindye i Kampala ivuye mu rugendo shuri. Amakuru yibanze agaragaza ko iyo modoka yo mu bwoko bwa Isuzu yagize ikibazo cya tekinike mbere y'uko umushoferi abura ubushobozi bwo kuyigenzura. Nyuma yaho yagonze urutare runini rwari ku ruhande rw'umuhanda iragwa. Ubwo urutare abatahita babyumva ni ibuye rinini ryari riri hafi y'uwo muhanda banyuragaho. Rero yahise ko ayigonga nyuma yo kubura controle, agatakaza concentration bijyanye no kuba hari habayemo ikibazo cya tekinike. Ubwo abatwara imodoka murabyumva cyane, ikibazo nk'iki ngiki gishobora kuba gitoya ariko kigateza ibibazo bikomeye cyane. Uretse abantu 21 bahise bahasiga ubuzima, abandi benshi barimo abarimu n'abanyeshuri bakomeretse bahita bajyanwa kwa muganga kugira ngo bitabweho. Polisi yavuze ko umwirondoro w'umushoferi utaramenyekana ndetse ko iperereza rikomeje kugira ngo amenyekane icyateye iyi mpanuka. Abayobozi bo muri ako gace bavuga ko umuhanda wabereyemo iyi mpanuka umaze igihe urangwamo impanuka zikomeye, bakaba basaba ko hafatwa ingamba zikomeye zo kurushaho kugira ahantu nyine hameze neza, cyangwa se bagomba gufata ingamba zo gukora uyu muhanda kugira ngo udakomeza kugenda uhitana ubuzima bw'abantu bagiye batandukanye. Ni amarira menshi ku babyeyi benshi cyane bahariya muri kano gace iyi mpanuka yabereyemo. Nawe byumve, umwana wawe yagiye ku ishuri hanyuma akajya mu rugendo shuri, nyuma ukaza kumva ngo azize impanuka iteye ubwoba muri ubwo buryo, ntabwo byoroshye. Reba amarira y'abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Kubura abantu 20 ni ikimenyetso kigaragaza ko mu by'ukuri yari impanuka ikomeye cyane ibaye muri Afurika y'Uburasirazuba, by'umwihariko muri uyu mwaka. Niyo mpanuka navuga ikomeye cyane ihitanye abantu benshi cyane, by'umwihariko impanuka ya bisi. Ngayo nguko rero mw'abantu mwe ntabwo byoroshye, ni ukwihanganisha ababyeyi babuze abana babo, kwihanganisha ikigo cyose muri rusange, abantu bose bagizweho ingaruka n'iyi mpanuka. Reka tubabwire ngo bagire gukomera kandi bihangane. Mwisi niko bigenda, turabashyitsi, turacumbitse, isaha n'isaha umuntu wese yapfa. Ariko kandi nanone nkunda kubigaruka mbabwira ngo dukwiriye guhora twiteguye, kuko tutazi umunsi n'igihe. Umuntu ashobora kwirara avuga ngo urupfu ntago ruri hafi, ariko uko byagenda kose burya iyo umuntu agenda, urupfu abagendana narwo ruba rumugera amajanja umunota ku munota, umunsi ku munsi. Urumva ko ari inkuru y'akababaro cyane. Abanyeshuri 20 bose urumva ko mu by'ukuri ni classe yose 20 bari abanyeshuri ndetse n'umwe mu bayobozi bari baherekeje aba banyeshuri. Hanyuma abandi benshi cyane bakomeretse kubera ko yari bisi nini cyane yari itwaye aba banyeshuri
birumvikana ko abandi bahise kubajyanwa ku bitaro kugira ngo bitabweho. Rero uyu muhanda iyi modoka yanyuragamo ni umuhanda ukunze kuberamo impanuka nyinshi cyane, bakaba basaba rero ubuyobozi ko hari icyakorwa kugira ngo uyu muhanda ubashe kuba umuhanda mwiza udateza impanuka mu bihe bigiye bitandukanye. Reka nsoreze hano mbashimira cyane kandi nihanganisha imiryango yose yabuze abana babo muri iyi mpanuka. Murabizi Uganda, u Rwanda ni turabavandimwe, ni igihugu cy'abaturanyi, ni igihugu tugenderana cyane, haba bo mu Uganda baza mu Rwanda ndetse n'abanyarwanda bajya hariya. Murabizi ko hariyo n'abanyarwanda benshi cyane batuyeyo bakorerayo imirimo igiye itandukanye. Rero ni ukwihanganisha imiryango igiye itandukanye yabuze abana babo muri iyi mpanuka ikomeye cyane. Gusa bivuga ko abantu babashije kuhagera iyi mpanuka ikimara kuba mu by'ukuri bahahamutse, abandi nabo bahita ko bamera nk'abafashwe n'uburwayi butunguranye, kubera ko kubireba ubwabyo byari ibintu biteye ubwoba. Umuntu wese wari kubireba yahitaga ko ahura n'ikibazo gikomeye cyane. Reka rero mbashimire cyane, mukomeze mubane natwe mu nkuru ndetse n'ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Wibuke gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza cyane. Imana ibahe umugisha.